Ndongeye ndabasuhuje mbahaye ikaze cyane abakunzi bacu mukomeje kudukurikirana umunsi ku wundi hano kuri Kirabo TV. Mbahaye ikaze cyane rwose. Tujye kuganira rero ibintu 10 abakobwa bagenzura ku muhungu mbere yo kumwemerera urukundo. Abagabo benshi bakunze kuba bari bagerageje kwegera umukobwa akabanga kwikubitiro. Abenshi bakeka ko ari uko atari beza ku rugero rw'abo bakobwa, hari n'abatekereza ko bakagombye kuba bari ku rwego nk'urw'abo bakobwa mbere y'uko batereta, ariko burya si ibyo gusa bishobora gutuma umukobwa yanga gukundana nawe. Hari ibintu abakobwa bitaho cyane mbere yo kwemera kujya mu rukundo n'umugabo runaka, nyamara abagabo bo bibwira ko nta gaciro bifite ndetse abenshi ntibanabyitaho. Icya mbere, amenyo ye. Burya abakobwa benshi bahita bareba amenyo y'umusore ugitangira kubegera, ntibakunda umusore ufite amenyo atagira isuku, amwe usanga ameze nk'ayaho myamumesa. Nta mukobwa wishimira kubona umukunzi ufite ayo menyo kuko aba yibaza niba azabasha kwisanzura agaseka igihe barimo kuganira. Cya kabiri, inkweto yambara. Abakobwa benshi bakunda umusore wambara agakweto gakeye kandi gahanaguye neza. Nta mukobwa ukunda umusore wambara inkweto yahinduye ibara kubera umwanda. Hari n'ureba uko umeze yahuza n'inkweto wambara agahita abona niba uri umwiyemezi. Ibyo rero bituma umukobwa ashobora kuba atagukunda bitewe n'inkweto wambara, akareba niba ugira isuku. Cya gatatu, isaha yambara. Abakobwa benshi bakunda umusore wambara isaha ngagaragara neza, basa nk'umuntu w'umunyebizinesi. Umusore wambara isaha nziza kandi nawe ngo aba agaragara neza ku buryo bishimisha kumurata, uba ubona yiyubashye kandi ari umusirimu. Icya kane, amarineti yambara. Abakobwa benshi babona umusore wambara amadorobindi nk'uzi icyo gukora, gusa ibyo baba babona ni ikinyuranye kuko abenshi aba basore baba bazi gushuka abakobwa cyane. Umukobwa rero iyo abonye uyambara ntazuyaza kujya mu rukundo nawe rwose. Ubusanzwe iyo abantu babonye umuntu wambaye amadorobindi atari ukubera uburwayi, bamufata nk'umunyamashuri cyangwa inzobere. Hari n'abavuga ko bituma umuntu aba mwiza kandi ugaragara nk'umusirimu. Icya gatanu rero, uburyo ugerageza kumwegera. Bamwe mu bakobwa ubundi ni abanyagasuzuguro. Iyo umwegereye utiyubashye kandi utihagazeho, biba ari impamvu yoroshye yo kuguca amazi rwose. Abakobwa benshi rero bakunda abasore batinyitse kuko babifashisha mu kwiyama abandi bahungu babagendaho. Icya gatandatu, inyogosho. Abakobwa ntibakunda abasore bafite imisatsi y'akajagari, bamwe usanga baboshye n'amadredi. Bamwe babifata nk'ikigaragaza kuri ikirara, gusa benshi ntibazi ko ari style ifite inkomoko muri Afurika, aho usanga ikunze kugaragara ku bahanzi. Burya baba bashaka kwamamaza Afurika nk'inkomoko y'iyi style y'imisatsi nyine, amadredi. Cya karindwi, umwuka uhumeka. Uretse n'abakobwa, nta muntu wishimira kuganira n'umuntu ufite impumuro mbi mu kanwa kuko birabangama cyane. Ushobora kuganira n'umuntu ukamwibutsa kugira isuku akarwanya icyo kibazo, ariko abakobwa ntibabigarukaho. Yumva ko iyi mpumuro ishobora kubangamira n'izindi gahunda zo kwinezeza mu rukundo. Cya munani, imyambarire. Abakobwa bakunda umuhungu wambara neza akaberwa, agashati keza gateye ipasi, agapantaro bijyanye, agakweto keza gahanaguye, umusatsi uri kuri gahunda n'ubwanwa buconze bwogoshe neza nyine. Birashoboka ko yakunda umusore utitwara gutya akaba yamushyira ku murongo kugera bigezeho, ariko siko babitekereza kuko ubona ujagaraye ahita akureka atiriwe anagerageza. Icya cyenda, ko wakoze umubiri. Abasore bafite umubiri ugaragara bakoze umubiri mbese bagaragara neza nk'abanyambaraga. Abakobwa barabakunda cyane. Iyo abona uri umusore uteye ukomeye yumva ko abonye umugabo uzamurinda. Cya cumi, amafaranga. Nta mugore wifuza kubaho nabi. Abagore benshi bifuza abagabo bafite amafaranga bazabasha kubatunga no kubaha icyo bakeneye cyose. Gusa muri iki gihe bisa n'ibyahindutse kuko n'abagabo ntibagikeneye abagore b'inyangamibyizi. Abagore rero nabo bakeneye gukora kugira ngo babone abagabo bifuza. Ngibyo rero ibintu 10 abakobwa bagenzura ku muhungu mbere yo kumwemerera urukundo. Nujya kwa approaching umukobwa wihebeye, jya ugerageza kugenda usa neza, wambaye neza. Ibyo byose twaganiriye twavuze haruguru wabyitayeho kandi wabikoze. Mwikomeza mugira ibihe byiza aho muherereye. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Kanda subscribe, share, duhe likes na comments.